Ndagusuje turi kubona ko icyo kiganiro Imana iguha umugisha. Iyo usomye mu Byahishuwe 13 igice cya 13 cyose niho usangamo havugamo inyamaswa ebyiri, imwe yavuye mu butaka indi iva mu mazi. Iyo nyamaswa ya mbere yavuye mu mazi ari ifite ubuhangange nyine n'imbaraga bikomeye, ndetse indi yavuye mu butaka iza ihabwa, ndetse imaze kuza ihabwa imbaraga na ya nyamaswa ya mbere. Ibyo byose iyo usomye urabibona. Ubwo nuvuga ngo inyamaswa ya mbere yahaye imbaraga iyo nyamaswa ya kabiri ivuye mu butaka, kandi tuzi ko umuntu ari we waremwe aturutse hehe? Mu mukungugu nyine mu butaka. Urumva ko iyo nyamaswa ya kabiri ishobora kuba ari umuntu. Kandi iyo ukomeje ugasoma muri bino Byahishuwe 13 uza gusangamo umubare, ikimenyetso cy'umubare 666. Ubwo ni 6 inshuro zingahe? Inshuro 3. None Bibiliya ikavuga ko iki kimenyetso cya 666 gihagarariye umuntu muri ino si ushobora kuba ahungabanya nyine ukwemera kw'Imana, ushobora kuba ahungabanya ukwemera kw'Imana. Ukahita wibaza ati se uwo muntu ubundi ninde? Kuko Bibiliya itubwira ngo aha niho hari ubwenge bwinshi, umuntu agomba gushyiramo ubwenge bwinshi ukabitekerezaho. Ufite amatwi nagire ute? Ufite amatwi niyumve. Niko Bibiliya itubwira. Kandi ikimenyetso batubwiye ngo gihagarariye umuntu, ikimenyetso cya 666, tukaza twumva ko niyo nyamaswa ya kabiri yavuye mu butaka igahabwa imbaraga na ya nyamaswa ya mbere yari ivuye mu mazi. Ubwo nuvuga ngo iyo nyamaswa nayo ya kabiri ishobora kuba ari umuntu ko yaremwe mu butaka. Kandi n'ikimenyetso cya gatatu kitubwira ko ari umuntu. Ashobora kuba ari umuntu wo ku butegetsi cyangwa se ari umuntu wo mu madini. Niko biri bitubwira, mu idini runaka cyangwa se w'ubutegetsi runaka bwa politiki. Niko Bibiliya itubwira. Nibyo tugiye kwinjiramo rero tukareba koko ibi bintu, tukajya tunabihuza n'uwo mugabo muri kubona imbere yanyu kuri screen, ariwe Perezida wunze ubumwe za Amerika witwa Donald Trump. Afite aho ahuriye na bino bintu. Nibyo tugiye kwinjiramo tukareba koko nimba koko ibyo ibivugwa ari byo. Nibyo tugiye gusoma. Gusa mbere yuko dukomeza, ndakwibutsa gukora subscribe, ugakanda kukazojya kujya tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ndetse ni segonda imwe rwose ugakandaho tukikomereza. Niba ikiganiro cyakuryoheye ugakanda like, ukajya muri comment ukaduha ukuntu ikiganiro uko cyumva n'icyo wifuza kutubaza. Iyo nyamaswa ya kabiri ivugwa mu Byahishuwe ubundi 13 guhera ku murongo wa 11 kugeza ku wa 18. Iyo nyamaswa yaturutse mu mazi, hari ibimenyetso bigiye bigaragaraho y'ubwayo. Gusa hari n'ibindi bimenyetso bigaragaza mu buryo bw'umwuka, cyangwa se bigaragaza icyo yari igamije, cyangwa se icyo ari cyo nyine kujya bigaragaza iyo nyamaswa. Yo ni inyamaswa imeze gute? Iyo nyamaswa no tujye kureba ibyo bimenyetso bigaragaza iyo nyamaswa, biyisobanurira iyo nyamaswa iyo ari yo. Ikimenyetso cya mbere ngo ni uko iyo nyamaswa, ubundi ikimenyetso cya mbere ni icy'umwuka. Iyo nyamaswa izagira ubushobozi bwo kuvuga no gukora ibimenyetso, ndetse ikagira ububasha bwo gutuma abantu bemera ibimenyetso bya nyamaswa ya mbere. Ni ukuvuga ngo murabizi nk'uko nabibabwiye, inyamaswa ya kabiri yahawe imbaraga na nyamaswa ya mbere. Noneho iyi nyamaswa izagira ubushobozi bwo kuvuga. Urumva izavuga n'umuntu, izavuga. Izagira ikimenyetso cya mbere ni cyo kuvuga, izavuga, ndetse ngo izakora ibitangaza bizatuma abantu baramya inyamaswa ya mbere imwe yahaye imbaraga. Ndagira ngo tugende tubana neza, mubyumva neza. Ndashaka ko mutega amatwi mukumva kino kintu. Noneho ikimenyetso cya kabiri ngo ni ikimenyetso cyo gukora icyaha, cyo gukorera icyaha no kuvangira ukwemera. Niba muteye kubisobanukirwa neza, bigenda bisobanurwa ko izashishikariza abantu bose kugira ikimenyetso cyo kugura no kugurisha. Iki kimenyetso cyo kugura no kugurisha, nk'uko mubizi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zazanye akantu bita microchip. Ako kamenyetso bakagushyiramo bagiye kureba mu mubiri uko uhagaze. Gusa bakakagushyiramo nyine mu mubiri, bagiye kureba nyine umubiri wawe uko uhagaze, hari ibyo bagiye kugenzuramo. Noneho ngo nako n'iki kimenyetso cyangwa se ako kantu kazaba kameze nyine nka iki kimenyetso nyine cyo kugura no kugurisha.
ngo ni ikimenyetso ngo uzashyirwa ku ruhanga cyangwa se ngo ku kiganza cyawe, ku ruhanga cyangwa se ku kiganza cyawe. Ngo ni ikindi kimenyetso nyine cyo kizajya gituma umuntu ajya kugura akanagurisha. Umuntu tuzaba ugifite ntabwo azaba yemewe kujya mu masoko ngo agure cyangwa se ngo agurishe. Urumva nyine ni nk'aho bazaba bahawe igihano cyo kugira ute, cyo kwicwa n'inzara. Kandi ibi bintu Bibiliya bitubuza kuko bizaza noneho ngo bizageraho bibe n'itegeko ngo abantu babishyireho, ku buryo abazanga kubishyiraho kucyishyirishaho icyo kimenyetso ngo bazicwa n'inzara, kuko nta kintu na kimwe, nta serivisi n'imwe bazaba bemerewe mu gihugu. Kandi ibi bintu Bibiliya ikagira ute, ikabitubuza nabyo ngo ntituzabikore, kuko uzashyira icyo kimenyetso azaba yitandukanyije n'iki, n'Imana. Ubwo bino bintu nabwo urumva ko ari ibintu bikomeye. Icyo ngusaba wowe ni ugukomeza ugasenga, ukizera Imana, ukayisaba imbaraga n'ububasha bwo kuba wakihangana, basi icyo kimenyetso ntuzakibone, ukemera ukababara mu isi ko hari ikizagera ukaba wishimye ubuziraherezo. Iki cya kimenyetso cya kabiri. Ikimenyetso cya gatatu ngo ni imbaraga zo kugenzura no kuyobora abantu. Ndashaka ngo mubyumve neza. Kino kimenyetso cya gatatu ni imbaraga zo kugenzura no kuyobora abantu. Iyi nyamaswa izagira ubushobozi bwo kugenzura abantu no kubayobora ku mbaraga. Iyi nyamaswa izagira ubushobozi bwo kuyobora abantu ku mbaraga. Urumva izakoresha nyine imbaraga, igitugu cyangwa se n'izindi mbaraga izo arizo zose, ariko iyobora abantu. Niyo mpamvu nabwiye ngo tujye kubihuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko Bibiliya yatubwiye ngo iki kimenyetso cya 666 ngo gihagarariye umuntu, ndetse kandi uwo muntu ashobora kuba ari umunyapolitike cyangwa se ari uwo mu idini runaka. Ari uwo mu idini runaka cyangwa se ari umunyapolitike. Ndetse nimba umaze gusobanukirwa bino bakahita bakubwira ngo imbaraga zo kugenzura no kuyobora abantu, ubwo urumva ko byagenda kose ni nk'umuyobozi w'igihugu runaka. Ukahita ureba kandi muri ino minsi ikintu umuntu uvugwa ko ayoboye isi cyane cyane aba ari umuperezida wa Amerika. Iyo umuperezida wa Amerika avuze ikintu, isi yose iracyumva kandi ikagishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo Amerika ni nk'aho iyoboye isi yose muri rusange. Ikimenyetso cya kane ngo ni ubushobozi bwo guhimba ibimenyetso. Ngo iyi nyamaswa izakoresha ububasha butuma abantu batwara ibintu mu buryo bw'amategeko. Ni ukuvuga ngo nyine ndagira ngo tubisobanukirwe bino bintu nk'uko ndi kubyumva, namwe mubyumve nk'uko nawe ndi kubyumva. Iyi nyamaswa noneho ngo izakoresha ububasha butuma abantu batwara ibintu mu buryo bw'amategeko. Mu buryo bw'amategeko. Urumva ngo izashyiraho amategeko. Murabizi noneho muri ino minsi tugendeye mu ntambara wenda iri kuba muri kino gihugu cya Kongo, murabizi bari kugenda bazanamo igihugu cy'u Rwanda ko ariyo igihugu cy'u Rwanda cyo kiri kugenda kibitera, akenshi kigenda kibitera. Ibi byatumye abayobozi bo mu bihugu bikomeye byo mu Burayi bagenda bashyiraho iki, hari amategeko bari barashyizeho ngo bazagenderaho. Ayo mategeko se mwibuka ko ashyirwaho n'abandi? Ni uwo muntu nyine, ubwo ni umuyobozi. Urumva katuvuge yaba ari umuyobozi w'idini yashyiraho amategeko ye, ayo mategeko azaza akoreshwa he? Mu rusengero. Ariko hano batubwiye ko uwo muntu azashyiraho ububasha bwo gukoresha amategeko, bwo gutwara ibintu nyine mu mategeko. Urumva ibi byose bizaba bigendera kuki? Ku mategeko. Kandi koko umuntu ubishyiraho ku mategeko, umuntu ushyiraho amategeko ni perezida, kugira ngo abantu bose bagendereho. Ubwo kandi umuntu uyoboye isi ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ni ukuvuga ngo ni Trump uko byagenda kose. Ndagira ngo mubisobanukirwe mubyumve neza. Noneho ikimenyetso cya gatanu ari nacyo cya nyuma ni cya mibare 6, 6 inshuro ebyiri. Nako ni cya mibare 3, 6 inshuro 3. Bibiliya ivuga ko iki kimenyetso ari icy'umuntu cyangwa se ikintu gihungabanya ukwemera kw'Imana. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso umuntu cyangwa se wenda ikintu icyo cyose gihungabanya ukwemera kw'Imana. Ariko iyo nagiye nsoma neza muri Bibiliya ndabicukumbura, hari ahanditse ngo iki kimenyetso gihagarariye umuntu, kandi uwo muntu ashobora kuba ari uwo mu butegetsi bwa politike cyangwa se ari uwo mu idini runaka.
ubwo iyo hamaze kujyaho umuntu uko bigenda kose ni umuntu, ariko ni umunyapolitike cyangwa mu idini runaka. Kandi iyo dusomye na biriya bimenyetso byose uko bajya batubwira ngo azakoresha imbaraga, azayobora, urumva azashyiraho amategeko, urumva uhita wumva ko ari umunyapolitike. Tureba n'umuntu uyoboye isi kuri kino gihe ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariwe Donald Trump. Niyo mpamvu nababwiye ko uyu Donald Trump ashobora kuba hari isano cyangwa se hari ibyo afite nyine biri gutuma ayobora isi yose. Niyo mpamvu twanamuhuje na bino bimenyetso byose, kandi koko unabitekereje wabona ari byo. Ngewe ikintu nkora hano, ndaza ngasoma ijambo ry'Imana tukajya tubihuza n'ibintu biri hano hanze nkabibasobanurira, cyane cyane ko mba nababwiye n'ahantu muri bugende mukabisanga mu Byahishuwe 13 guhera ku murongo nako musoma mu Byahishuwe 13 nibwo muri bugende mubisobanukirwa. Mu Byahishuwe umurongo wa 10 igice cya 13 hose muhasome muraza gusobanukirwa. Kandi Bibiliya ikavuga ko uyu muntu azaza yigaragaza nk'aho ari mwiza cyangwa se nk'aho akora ibintu byiza bitunganye, ngo ariko ingamba ze azaba afite zizaba zitandukanye n'ubwiza, kuko azaba ari umukozi wa Sekibi, aho tumubone nk'aho ari umukozi w'Imana, kandi ari umukozi nyine ari umuntu ukiranuka. Nikaza azaza atwiyereka nk'aho ari umuntu ukiranuka, ariko ari inkozi y'ibibi, ari umukozi wa Sekibi. Gusa ibintu mbabwiye ngira ngo mbakangure namwe mubitekerezeho, mwumve koko nimba ibyo bintu byashoboka nk'aho byaba ari byo. Ibiganiro byacu byo nakagaruka nk'uko mubimenyereye, ikiganiro tugishyiraho buri munsi mu gitondo, ejo tukagaruka no ku kindi gitondo tukajya tubana gutya. Gusa nimba ari bwo bwa mbere uje, ndakwibutsa gukora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ndetse niba ikiganiro cyo cyakuryoheye jya ukanda like, nimba hari icyo wifuza kutubaza, nimba ari inyunganizi ushaka kuduha, ndetse n'ikintu cyose wumva watubwira ujya muri comment tukacyandika tukakibona. Tugenda tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ciao ciao.